Reka tubashimire kandi tubahe ikaze nanone kuri channel ya Bigerezo TV. Nanabasuhuza umwaka mushya muhire. Tugeze mu kwezi kwa kabiri ariko nari maze igihe ntari kugaragara kuri studio kubera impamvu zagiye zibaho z'uburwayi n'umurimo w'Imana byose bivanze. Ngize umugisha rero kongera kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, tuganire bimwe mu biganiro tuba twabateguriye kandi byiza. Ntibisanzwe uyu munsi wa none nabazaniye umutumirwa, ni umusore mwiza, umukozi w'Imana, ni inshuti yanjye, ndamukunda kandi nawe arabizi. Reka tutangire atwibwira, namara kubwitwibwira turakomerezaho n'izindi gahunda. Tuguhaye ikaze kuri channel ya Bigerezo TV. Murakoze cyane. Nitwa flugence, nkaba nishimiye kubana namwe muri uyu munsi mwiza, kandi nzi yuko tugiye guhabwa umugisha n'Imana kuko imigambi y'Imana ni myiza kuri twe. Murakoze cyane. Flugence, iyi mvura wowe wayibonye utuye umunsi wa none ko mbona twebwe hano Ndera yatumereye nabi? Iyi mvura ntabwo yoroshye. Hari umuvumbi, hari ikirere kibi kibuditse imvura, ariko turashima Imana ko nubwo ikirere cyari kibi bitari bimeze neza, ariko turashima Imana ko tugeze aha ngaha amahoro. Ejo hari umuntu twari turi kuganira arambwira ngo imvura ko wagira ngo ni icyorezo. Ndamubwira ati ntabwo ari icyorezo kuko ibintu byose bigira itangiriro bikagira n'iherezo. Namubwiye ikintu gikomeye, ndamubwira ati jyewe numvise kuri radiyo Meteo Rwanda cyangwa se ikigo gishinzwe iby'iteganyagihe batangaza ko imvura izacika mu kwa gatanu. Ariko abantu benshi bafite ubwoba bw'imvura, ngo imvura iri kwangiza imyaka. Nta bwoba rero, kubera yuko ibihe bigenda bisimburanwa, niko bene data bavuze ngo nk'uko ibihe bihane ibi bigenda bisimburanwa iteka. Nishimiye rero kukwakira muri studio. Twe dukorera kenshi muri studio zo mu rugo, kenshi niho abantu benshi bamenyereye kuba niyicariye mu gihe Yesu atarampagurutsa ngo njye gushinga studio za mu mujyi cyangwa n'ahandi. Icy'ingenzi ni uko dutambutse ubutumwa. Reka dutangire ngusengere, hanyuma tuze kuganira ku nsanganyamatsiko numvise twaganiraho. Nimara gusenga uraza kumfasha ubanze wibwire abakunzi ba Bigerezo TV, ariko uze kongera ijwi. Ndabizi ko uri umusore w'intarumikwa uri uri icyogere. Ndagukunda cyane, urabona ko uri umusore urimo. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ko warinze mwene data Flugence, umusore wawe, umusore ukiri mu bintu by'Imana, umusore ugigukorera. Nejejwe no kuba turi kumwe nawe, kandi ibiganiro tugiye kugira kuri iyi channel Bigerezo TV, nsengeye umuntu wese uzabyumva. Hari abari muri Australia, abari mu Burayi, hari abari muri Amerika, ku bagabane wa Aziya, ndetse no muri Afurika muri rusange. By'umwihariko abanyarwanda dutuye mu gihugu cy'u Rwanda benshi badukurikirana umunsi ku munsi. Turagira ngo tubasengere, tubifurize ko bagira ishya n'ihirwe, umugisha w'Imana ujye ubabaho. Kandi ikirenze kuri ibyo, ndifuza ko buri muntu wese wakumenye umpa gukizwa neza ndetse agahindurwa n'imiburo y'ijambo ryawe. Kandi intego kuri Bigerezo TV dufite niyo kubwira abantu imbaraga zawe, neza yawe. Byaba ngombwa tugahindura abantu, cyane ko waduhamagaye ukaduha ubutumwa buvuga ngo mugende mubwire ubutumwa isi yose, abazemera mubabatize, kandi abo tuzababarira ibyaha nabo bazaba babibabariwe. Niko Yohana yanditse ibice 20 bya Yohana 19. Yesu abaha misiyo, arababwira ngo mbahaye amahoro, ariko kandi abashyiraho misiyo ivuze ngo abo muzababarira ibyaha ubaha ubutware. Natwe duha ubutware bwo kubohora imbohe, bwo gukura abantu mu byaha. Ndabizi ko izo mbaraga ziduhaye. Rero dusengeye umuntu wese utaragakizwa, iyi channel ya Bigerezo TV imugirire neza, imukore ku mutima, kandi ufashe Flugence mu biganiro tugiye kugirana mu izina rya Yesu, amen. Flugence, guhaye ikaze nanone. Turakwishimiye inshuti yanjye, kandi nabizi ko atari ubwa mbere dukoranye umurimo w'ivugabutumwa. Ndagira ngo wibwire abakunzi bacu. Ubu channel ya Bigerezo TV irakurikirwa cyane, ari abari mu Burayi, Afurika, Australia, ndetse hari igihe babinyereka muri commentaire bakatubwira ati ibyo mukora
nibyo mukomeze kuraje mboneraho no gusaba bene data muzajya mukurikira iki kiganiro, please make what you call subscribe, comment, share na like. Uzaba uteye inkunga umurimo w'Imana kandi Yesu azaguha umugisha. Hanyuma data abaduhana umugisha, nanababwira ko nagize umugisha ejo bundi Imana impa umwana mwiza w'umukobwa, naribarutse, ubu mfite abana babiri. Mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Ndishimiye Imana ko yanyaguye mu buryo bw'umuryango, kandi urumva n'itorero ry'Imana riri kuvuka rindi. Fulgence ni muntu ki kugira ngo tuganire abantu b'Imana bakuzi? Fulgence, nimba mvuze Fulgence, hari ushobora kukubona akabona umusore w'intarumikwa wenda se, akabasira umugabo ko atinyitse, abantu benshi baranagutinya. Buriya nanjye kugira ngo tuganire mbona uri seriye cyane, utavuga, udakunze kuvuga, ariko uyu munsi wa none kugira ngo twibwire neza, kandi abadukurikiye, uyu niwe mutumire uyu munsi twatumiye. Imana iduhana umugisha. Karibu. Murakoze cyane. Nk'uko nari nabibwiye mbere, amazina ni Munyashyaka Fulgence. Nkaba ndi umusore w'Imana n'abantu. Nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo. Rero nishimiye kubana namwe, abakurikirana iyi channel Igiherezo TV. Ndabishimiye cyane, ari abari mu Rwanda, ari abari mu bihugu bya Afurika, ari abari mu migabane itandukanye, Uburayi, Aziya, Oceania n'indi migabane yose. Ndabishimiye cyane, kandi muraba umugisha kuri twe, nk'uko natwe turi umugisha kuri mwe. Amina. Rero ndumva Munyashyaka Fulgence ni umusore, ni umuvugabutumwa. Usengera wenda reka nguce mu ijambo gatoya. Uri umuvugabutumwa, ariko burya umuntu avuga ubutumwa bite icyo bita doctrine, imyizerere ye, tukagira icyo bita eglise mère yawe, cyangwa se itorero ubarizwamo n'irihe. Asante, murakoze cyane kunyibutsa. Nsengera muri Pentecote ADPR. niho nsengera muri paruwase ya Rusororo, itorero rya Mwirinde. Aho niho mbarizwa, niho nkorera umurimo w'Imana. Ngira ngo ariko ntabwo sinzi nimba narabikurikiye neza, nyuma y'uko bahinduye muri ADPR, nanjye burya nsengera muri ADPR. Gusa hari ikintu abantu tugomba kumenya, ntabwo burya amatorero azajya mu ijuru, hazajyayo umuntu wakijijwe neza. Mperutse gusoma Bibiliya irambwira ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka wiramwemera. Upfa kuba uyubaha gusa kujya mu ijuru bireba. Nushaka uri umusilamu, muzigo ngo abasilamu ngo buriya hatarimo umugeni, ngo ni ukubera ko ngo batagira imyizere yo kwemera Yesu. Oya, ntabwo ariko biri. Buriya no mu basilamu nawe ubwabo uzakora ibyo gukiranuka akemera Imana, cyane ko bagira ihame, sinigeze nsoma Korowani, ariko mu bintu namenye byabo by'abasilamu, bene data, abavandimwe batuye ku isi ndetse n'iwacu mu Rwanda barahari, mu ihame rimwe bakora cyangwa se nzi ryabo, ni uko bemera ko habaho Imana imwe rukumbi. Icyo cyo ntagihagararaho, bemera ko ari Imana. Iyo Mana rero bavuga, bene data, bakoze ibyo ishaka ititaye ko nabo bajya mu ijuru. Birashoboka ko umusilamu yajya mu ijuru, uwitwaga umurokore uzwiho ko ngo ari bwo ngo banyamwuka iki n'iki, bakanasigara, kuko we nibuze we yabashije gukora ibyo Imana ishaka. Fulgence, nari ngiye kuvuga ngo byarahindutse muri iki gihe, byacu byarahindutse muri ADPR. Icyari imidugudu bakigize amatorero, icyari uturere bakigize amaparuwasi. Mbona rero
aho uvuze muri Rusoro sinzi wenda nimba utaramenya amakuru, ubu ni paruwasi ya Kabuga, ni paruwasi ya Kabuga, buriya niko babihinduye. Byari imbere Rusoro n'ibyo wari uvuze n'ibyo, ariko muri iyi minsi barabihinduye, ariko ntacyo bitwaye nabyo. Nibyo urakoze cyane. Ubundi ibyo byose ni amadresse, aho tubarizwa, aho tubarurirwa, ariko nk'uko wari utangiye uvuga, n'ubundi muri yaravuze ngo buri muntu wese mu itorero ariheshejwe muri ryo. Ntabwo itorero ntabwo kuba ubarizwa mu bakatolike, ubarizwa mu bisilamu, ubarizwa mu badivantiste, ubarizwa mu baporoso, ntabwo aribyo bizatuma tujya mu ijuru. Ahubwo itorero ryose ubarizwamo ukarikirizwamo neza, wemerewe kujya mu ijuru. Nibyo, kuko itorero rya mbere ni umutima w'umuntu. Hari icyo wari ukomojeho kijyanye n'abayisilamu, numva haje nk'akantu ka obstacle. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ndatekereza Yesu uko abayisilamu bamwemera n'uko tumwemera, ntekereza ko iyo nzira, Yesu nk'inzira, Yesu nk'ukuri, Yesu nk'ubugingo, sinzi niba hari aho wafashamo, ariko ndabyemera pe, iyo nzira bayirimo neza nka Yesu ni inzira. Ntabwo turi cyo kwigisha ku madini, ariko kandi icyo navugaga gikomeye ni uko mbere y'uko Yesu aza hariho jambo, kandi twebwe twumva ko jambo yari Imana. Ubundi hari ikintu tugomba gusobanukirwa muri iki gihe, tugomba kumenya ijambo ry'Imana cyane, tukanaryumva. Ubundi buriya Imana iri mu butatu: Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Noneho bene data ntibashobora kugusobanurira neza icyo bita Imana Mwana, kuko ntabwo mu mahame yabo bigeze basobanukirwa Imana Mwana icyo ari cyo. Donc bamwemera nk'intumwa. Yesu baramwemera, iyo ntumwa nimba bayemera, ariko hejuru uko bemera intumwa bagakurikiza amahame y'iyo ntumwa nk'uko bemera Muhammed, sibyo? Buriya nabo nibatemera Muhammed watumwe n'Imana Allah, ngo bemere iyo ntumwa ibyo yabatumweho, kuzajya mu ijuru biragoranye. Urumva nimba umuntu aguhaye misiyo akakubwira ngo njyanira ubutumwa kwa kanaka, ntuwumvire wa muntu waguhaye ubutumwa, kugira ngo wa muntu aze kubona message biraza kumugora. Ni muri ubwo buryo rero kubaha Imana, bemera Imana bene data bavandimwe, turabakunda, ntabwo turi kurwanya. Nateguye topic rero uyu munsi, ndagira ngo tuganire, uraza kwifashisha ijambo ry'Imana, ariko hari ikiganiro nashatse kuganiriza abantu, isi yose muri rusange. Maze iminsi ndeba imibanire y'abantu n'abandi. N'ejo bundi narabyaye njya kwa muganga, mbona ukuntu abantu babanye n'abandi, ukuntu abantu bagemurira abandi, mbona ukuntu harimo n'abantu barwaye ntawe ubitaho. Uranyumva neza? Muri covid yanyigishije ibintu byinshi, ubona bari abakristo benshi bagiye basubira inyuma. Urumva ubu mu nsengero zimwe na zimwe abo mwasenganaga muri korali ntabwo ukibona, abari abavugabutumwa bamwe na bamwe ntabwo ukibona, abari abahanzi bamwe na bamwe ntabwo hanga ingero ndetse ntabwo nje kuzitanga aha, ariko benshi bagiye basubira inyuma. Nashatse kuvuga ngo hejuru y'uko ibyo byose byagiye biba, witwaje, mbona hari akantu kabyitwaje, kabiteye cyangwa bitwaje. Arabyumvishije? Ako kantu ni akajambo kitwa bitwayiki. Donc mbona hari umudayimoni wazamukiye mu bantu bakica ibintu. Ndashaka ko tuvuga ngo uyu mudayimoni tumurwanye gute? Ese koko umudayimoni witwa bitwayiki usenya ingo, wangije itorero mu matorero atandukanye, uyu mudayimoni witwa bitwayiki mu kazi, umuntu akiba amafaranga avuga ngo bitwayiki nziguriza, nzayisubizaho. Donc ndashaka kubabwira akaga isi ifite ni dayimoni witwa bitwayiki yazamukiye mu bantu. Ndashaka ko tuza kwirefera ibi bintu tuvuga ntabwo ari byo twihimbiye, Umwuka Wera aradushoboza. Iteka ryose ngiye kuganiriza abantu, mbanza gusaba Imana kuze kumfasha. Ndagira ngo mbamenere ibanga ry'ibihe turimo. Hari umudayimoni witwa bitwayiki wazamukiye itorero, azamukira abasenga,
azamukira abadasenga, azamukira impande zose, kandi ni ku isi yose. Ndaza kuza gusoza mbabwira icyo bita imbaraga z'isengesho, ukuntu twamurwanya, kandi Yesu aradufasha. Ndagira twifashishe Bibiliya. Udusomere ijambo ry'Imana ni Umubwiriza, ibice 12 umurongo wa 14. Usome cyane cyane kugira ngo abantu bumve icyo Imana ivugana nabo. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Umubwiriza, ibice 12 umurongo wa 14. Twumve icyo Imana itubwira muri iri jambo. Haravuze ngo, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igishyitwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Risubiremo. Reka nsubiremo. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, Yego. n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. N'igihishwe cyose. Donc hari ukuntu abantu bafata ibintu bakabipfukirana. Uze kunyumva, turakora diba cyangwa tunaganira mu buzima busanzwe. Flugence, hari ikintu bita kashe, guhisha. Guhisha. Kashe mu Gifaransa babyita guhisha ikintu. To hide something else. Gufata ikintu ukagihisha. Kugira ngo umuntu azagihishure biragoye. Iyi minsi irakaze ku buryo abo musengana mushobora gusengana muri korali imwe, umuntu aguhisha ko akwanga, kandi akaririmbira ko mukaririmbana ariko akwanga. Naje gukora ubushakashatsi sanga neza uyu muntu aribeshya ijuru. Ntega amatwi, kuko nubwo aririmba araririmbira ku ijambo, cyangwa se yatewe na dayimoni uvuga ngo bitwaye iki kuba nakwanga Flugence ariko tukaririmbana. Ndamwanga ariko turirimbane. Urumva hatarimo difference. Donc nta juru, nubwo aririmba ariko afite inzangano muri we. Ko nakambere amuhisha ko amwanga ariko bakaririmbana. Nta kindi cyateye uriya muntu, ni umudayimoni witwa bitwayiki. Reka turirimbe, pasiteri ntari bubimenye. Donc yahishe ko afite uwo bangana muri korali. Ni akagero kamwe ntanze. Mu minsi ishize twakiriye covid mu Rwanda. Murabizi ko covid yaje ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2020. Mubyibuka? Nibwo nabonye abakire mu Rwanda, i Kigali, njye waho ntuye. Nabonye abantu bafata bisi, bamwe bahunga bava mu mujyi wa Kigali, abandi basubira mu cyaro. Ibyo nibyo niboneye, nawe urabizi. Nabonye aho abakire bari bafite amafaranga bakajya bapakiza za fuso, bakuzuza bakajya kudepa ibiryo byabo. Donc bafite uburyo. Akagenda akabirya wenyine, ntunyumve nabi, nawe nkurikiye ntunyumve nabi. Baturanye n'umukene, akaba atakuraho n'ikiro cy'umuceri ngo we wamukene. Akumva kubarya se bitwaye iki n'agatari iki. Icyo mfa nuko nariye. Nyumva neza Flugence. Namwe munkurikiye mu nyumva. Kuba wariye ntacyo bigutwaye. Ariko nuriya atariye, we ntacyo bigutwaye kuba. Donc ntacyo bintwaye, donc nariye meze neza, mfite amafaranga yanjye. Ariko hari umuntu biragitwaye, kuko Yesu hari ijambo yaravuze ngo nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari mu nzu y'imbohe ntimwansura. Donc kumva ko ntacyo bitwaye, ufite ubutunzi ariko ntushobora kubukoresheramo Imana ngo ukorere umugisha ku muntu uri kwa muganga. Donc uravuga ati bitwaye iki se nimba narwaye. Donc mfite muraza kumbabarira, mfite ifuhe muri iki gihe kubera ibintu ndi kubona. Umurimo w'Imana usa nk'uwangiritse kubera uyu mudayimoni. Ariko ndashaka kuza gusaba Imana imfashe uyu mudayimoni winjiriye abantu b'Imana uvemo, utuvemo. Ikintu cyitwa bitwaye iki, umuntu akajya usambana akaza agahanura, akaza akajya kwiba, akaza akajya muri korali akaririmba akabwiriza. Dayimoni akaza akamubwira atatu bitwaye iki, wanyweye inzoga, bitwaye iki kuba najya mu rusengero se. Dufite n'abajya kwigaburo kandi ari abanywa inzoga. Yewe ahantu ntuye, wenda hari umuntu duhetse kuganira, nari ngiye kugura y'amazi, arambwira atari kuzi ko bene wanyu bashize.
acuruza amazi, agacuruza n'ibintu by'inzoga, hari ibiyoga byadutse ahantu bya nguvu n'ibindi byose, simuvuze benshi bahita bamumenya bitewe n'aho ntuye. Arambwira ati ariko banyita pasiteri, ariko pasiteri kandi ntabwo ndaba pasiteri, kuko njye ntabwo ndahabwa inshingano z'ubupasiteri. Nyine iyo umuntu akijijwe bakwita pasiteri. Noneho arambwira tuzi ko bene wanyu bashize, ese bashize gute? Tuzi ko mbona bazana udukapu nkabaha twa nguvu. Ese twa nguvu ni iki? Timbaha na za konyagi, na za kambuca bose ndabaha. Ati kandi ni n'abantu bakomeye, reka no gukoresha imvugo ngo ni bashinzwe imirimo mu itorero, ariko reka mvuge ko ari abantu bakomeye b'imbere, n'abantu b'Imana. N'abantu b'Imana ariko b'imbere mu itorero, muri ubwo buryo. Gusa byose birashoboka. Pasiteri ngo niba usenga uzasengere bene abo. Nabo sibo, jyewe natashye mfite agahinda, ariko nabo usanga sibo, ni dayimoni wabinjiyemo, arababwira ngo mujye munywa inzoga ntacyo bitwaye, kandi mujye gukorera Imana, bitwaye ikiza kwinywera akayoga, ariko nkajya no kwigaburo, nkajya no gukora ibyo nshaka. Furuja ndagira ngo uze kudufasha. Hari ijambo riri muri Zaburi, sinzi aho ryanditse neza, rivuga ngo ibyo urabikora. Ijambo riri muri Zaburi, ni ijambo rivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanywe nawe rwose. Zaburi ya 50:10 turebe. Ni Zaburi ya 50, ni Zaburi ya 50:16. Zaburi ya 50:16 niho havuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Yego, ubwo uri inyangaguhanwa, ukirenza amagambo yanjye. donc ukirenza amagambo y'Uwiteka, bitwaye iki? Ukajya ibyo wirengagiza kandi ibyo ubizi, kwirengagiza ukuri ukuze, ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Donc tuhumve ni ijambo ry'Imana. Bitwaye iki kuba nakwifatanya n'abasambanyi kandi ndi umukirisitu? Donc uyu ni umudayimoni wamaze kwinjira itorero, winjira abantu b'Imana bahoze basenga. Ubundi ntabwo ntawakongeza itabaza ngo ryobukeye intonga, ndetse nta n'umuntu ushobora gufata, mu Kinyarwanda baravuga ngo ihene nziza ntebe zikayimbi. Yego, tubikoreshe muri iyo mvugo ntacyo. Ntabwo abantu b'Imana baba bakwiye kwitwara nk'abapagani, ariko Bibiliya ivuze yeruye ngo abantu bamaze kwivanga. Ariko kandi iyo ubonye ngo umujura wifuza kuba nkawe, ukora nk'ibyo umujura akora. Wabona umusambanyi ukifuza kumera nkawe. Donc ariko kandi ntabwo ari wowe nawe, ni dayimoni yitwa bitwaye iki. Reka turisoze. Ngo ushyira ibibi mu kanwa kawe, yego, ururimi rwawe rukarema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyira mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera. Iyo ya verse twariho twegeze. Yes. Ibyo urabikora nka kwihorera. Ni 21. Ukibwira ko mpanywe nawe, ariko nzaguhana, mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikira. Iri jambo rirakomeye, ngaho sobanurira nawe. Urakoze cyane Theo. Ibintu uvuze binkoze ku mutima kandi bitumye nongera gutekereza cyane. Bitwaye iki? Ntabwo ari ijambo ribi, ni ijambo ryiza. Ariko iyaba ari ijambo ridakurikirwa n'ikindi kintu, aho twasomye bwa mbere mu mubwiriza 12:14, aha tubwiye ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza. Iyaba nta rubanza ruzaba, ndafashijwe mu izina rya Yesu, ndafashijwe mwene abakiriho. Iyaba nta rubanza rwari kuzabaho, ntacyo byari kuba bitwara.
ariko biragitwaye kuko hazabaho urubanza ariko kuko nyuma y'ibyo uvuga ngo bitwaye iki yego bizasuzumwa n'urubanza aho hari point d'interrogation vraiment aho hari akabazo ubikora abikore ariko avuga ngo imbere nzahura n'urubanza rw'ibyo nishe mvuga ngo ntacyo bitwaye très bien aha naho haratubwiye ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpawe nawe rwose ariko hari igihe ariko umunsi umwe Mana we hari igihe nzabizana byose uko bingana ni nuko uzi ko gihe ntabizi erega bibiliya iravuga ngo ibyo muzi nanjye ndabizi ndi mubindura ndabizi ibyo dukora yego tuzi ko ari twe tubizi gusa tukabikorera ahantu hihishe Imana irabikota Imana ifite cahier de notes aho ikota irabyandika ibi nibyo navuze namye mvuga ngo gukiranuka no gukiranirwa bombi ni abaturanyi kandi bose batuye ahitwa mu ibanga burya umuhanga mu gukiranuka akiranukira aho abantu batamureba yego ariko kandi n'umuhanga mu gukiranirwa akiranirirwa aho abantu batamubona ariko kandi biravuga ngo ibyakorewe na hahandi mu rwihisho nzabizana mu rubanza tuzatungurwa tubonye ibintu tutari tuzi ko bizwi n'Imana ibizanye mu rubanza rero ni ikibazo umunyarwanda yaravuze ngo ntacyo bitwaye yokeje umuserebanyi ndabimenyereye iyo mbimenye yari nziza ariko nuko izanyuma rero biragoye ariko ntacyo bitwaye bantu b'Imana banyumva badukurikiranye ari abari hafi n'abari kure ntacyo bitwaye gukora ibyiza sava ugukora ibyiza sava ni byiza ntacyo bitwaye bitwaye iki kuba wajya muri korali kariri fatiraho bitwaye iki kuba wafata bimanuka mu muhanuzi Imana ishimwe oya bitwaye iki kuba wagaburira umushonzi ibyo byose bitwaye ibyo bikore nibyo ariko kandi yego wirinde kuvanga ibitavangika buriya hari ibintu utavanga hari ibintu utahuza ngo bihure ndafashije ntabwo bivamo ntabwo bishoboka ntibikunda mavuta kirazira ubundi bibiliya iravuga ngo kuko Imana ari ye natwe tuyikorera tugomba kuyikorera mu buryo bwera amina nturirimbe ngo uve mu kuririmba ukora utuntu tw'utujyanjajyanja usesera ahantu mu kanya bakubone kwa Vestina uri kunywa inzoga nibyo ntuve mu ivugabutumwa ngo ujye kwihererana Mariana umubwira ati ngo ujye gusambana no niba dukora umurimo w'Imana witwa uwera natwe tugomba kwera mu ngeso zacu zose ibi ndabivugira iki buriya Dawidi ajya gusambanya muka Uriya yumvaga ko ntacyo bitwaye yumvaga ko ntacyo bitwaye yumvaga akazihana ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana ishobora kukubabarira icyaha ariko ingaruka z'icyaha ukazibona zikazagukurikira yavuye ku rugamba abandi bari kurwana aza kuruhuka avuga ngo ntacyo bitwaye Dawidi biza kurangira asambanije muka Uriya avuga ngo ntacyo bitwaye ariko se koko byamuguye neza ntacyo byamutwaye ntacyo byamutwaye foroja byaragitwaye gikomeye cyane icya mbere umwana babyaye ntiyabaye icya kabiri yakuriye igihugu akaga ariko se koko urumva ntacyo bitwaye so rero
tugomba gukorera Imana dutinya kuko nyuma y'ibi dukora tuvuga ngo ntacyo bitwaye bizasuzumishwa urubanza nyuma y'ibi ngibi, nyuma y'ibyo tuvuga, nyuma y'ibyo dukora, nyuma y'uko twitwara, nyuma ntacyo byari bitwaye iyaba nyuma nta rubanza, ariko kuva nyuma hari urubanza. Ibi bintu aricyo bitwaye, biragitwaye n'ukuri, biragitwaye. Niki twagiraho inama abantu rero ko twamaze kumenya ko hari dayimoni wadukiye mu bakristo, mu bantu b'Imana, ari n'abantu batarakakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bakaba bari mu byaha bumva ntacyo bitwaye, ariko kandi tubamenyesha amakuru y'uko ibyo uri gukora nutabivamo tukubwire ko bifite ingaruka ku buzima bwawe ndetse n'ubugingo bwawe. Nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Amen. Biravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyo kurya byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izajya gute? Izabarya, kuko ari akanwa k'Uwiteka kabivuze. Niko Yesaya hanuye, ndumva ari ibice 2 menye umurongo wa 18 sinkibuka neza, ariko niko ijambo rivuga. Ndagira ngo nkubwire ko wowe nkurikiye, ikintu cyose kigira iherezo, nta kitagira iherezo. N'ubwo buzima urimo ndetse n'ibyo byawe uri gukora bizagira iherezo, Yesu azabigukuramo. Haracyari amahirwe. Uyu mudayimoni wadukiye, uzi ko hari n'ingo abagabo, munyumve neza abagabo bene data, umugabo agashobora guha umugore 1000 afite umuryango w'abantu 9 mu rugo, akababwira ngo uze guhaha, kandi afite ayandi mafaranga, afite uburyo, akamubwira ati doka agahima umugore n'ababana, tutoka bitwaye ikizini bahe 1000 se bitwaye, kandi baraza kujya kurya za burusheti. Ariko uwo muryango uba ukorera gutyo, uzi ko Imana izawukubaza cyane, izabibaza, kuko nabo bari mu nshingano za Imana yaguhaye cyane. Izo buriya icyo tugomba gukorera mu Imana neza ni mu nshingano twahawe, mu nshingano dufite. Nawe nshuti yanjye, ntabwo namuvuga hano kuri kamera, ngeze ko mwabo nta mugabo ugomba kubwira ngo konte zose umugore we, ngo si byiza. Akagira ubucakura, ubana n'umuntu mu nzu imwe ndetse murara ku gitanda kimwe, ni gute utamubwira konte zose? Nimba koko muri umubiri umwe, umugore akaba ari aho wenyine atazi konte zawe zose, ukamwereka 2 izindi ukazitsinda, kandi mukabana mu manyanga no kubeshyanya, ukamubwira ko mukunda, ariko mu mutima dayimoni bitwaye iki? Tubane, ariko hari utundi namuhishe, hari izindi konte namuhishe, ugasanga rwa rugo rubanye ku manegeka, cyangwa se tubyite gutyo, kubera ko impamvu z'ibyo yose ni dayimoni bitwaye iki? Mubeshye ntacyo bitwaye, ukaba mu buzima bwo kubeshya, ukaba mu buzima bw'amanyanga. Ariko reka mubwire ngo garukiraho utwumve. Furuja, gira ikintu ugiraho inama urubyiruko rw'iki gihe, kuko ngenda umugabo ndi kuvuga ku byonzi jyewe mfitiye igihamya, ndireyere neza. Hari umuntu wambwiye gutyo, numva ndababaye, undi akaba afite amafaranga nka 5,000,000, akaba adashobora no gukodesha inzu y'ibihumbi 20, ariko akaba afite ububasha bwo kujya gusohokana inkumi, urabyumva, akajya kubagurira inkoko. Ariko se umugore we nimba yariye ako gaceri konyine n'utwo dushyimbo, umugabo ati bitwaye ikize kuba nariye inkoko, ndagenda niryamye, ntwaye ikize? Uwo ni umudayimoni winjiye urugo rwawe, ariko turashaka kumusenya uyu munsi wa none wo kuri Iherezo TV, kugira ngo nigire ngo ave. Dusoza nabwiye ko abantu ntazajya mbarambira, kugira ngo ugire abantu inama, unyemerere njye no gufata kutuzi, maze iminsi ndwaye, ntambuka mfata utuzi mu gihe cyose uri kuvuga, hanyuma Yesu aguhe umugisha, baza gusoza usengera abantu, karibu ufate kutuzi, Imana iguhe umugisha. Arakuze cyane umukozi w'Imana. ndagira ngo dusoze gutya tugira abantu inama, especially nk'urubyiruko rugenzi rwanjye, ahantu ruzingiye, aho inama umuntu agomba kubagira ni ukubabwira ngo mukorere Imana mutinya, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu hano mu isi mutinya, mukorera Imana mutinya. Ibiteo mfite umuntu Imana yaramwishe
hashize yari urubyiruko, hashize imyaka 8 tumushyinguye. Yishwe n'ibiryo ijambo bita gukorera Imana utinya, yishwe ibiryo biramwica pe. Yishwe n'ibiryo. Yari umuririmbyi muri korali ntavuze, ariko akajya akorera Imana. Korali yapanga amasengesho y'iminsi 5, bagera mu minsi 3 inzara yamurya akinyabya akajya mu rugo, akabeshya korali kagiye kuvomera amazi umukecuru, akabeshya korali kagiye kugira utwo afasha umukecuru kuko niwe babanaga gusa, naho agiye kurya. Mwami Yesu. Akarya akagaruka muri korali agakomeza amasengesho. Uwo ni urubyiruko. Bakasenga bakaririmba amasengesho akarangira, ariko Imana iza kubibona, ibona akabije kuyimenyera. Iza gutanga gasopo, iravuga ngo hano hari umuntu urya, natihana ndamwica, kuko arya muri mu masengesho kandi muba mwapanze amasengesho yo kwiyiriza, iwe agataha akarya. Ndi Uwiteka nzakora igishya n'igitangaza, amatwi yose azabyumva azacura injiro. Mukorera Imana muzi ko yica, ariko kandi ni Imana ikiza. Imana ishimwe. Aho reka tubara abantu impungenge. Ikibazo ndumva atari ukurya, ahubwo ikibazo kumenyera Imana, kumenyera Imana, ukanyurana n'umugambi w'Imana, ukanyuranya n'ibyo Imana ishaka kuri wowe. Ntabwo kurya ari icyaha burya. Urumva ko yari yaramenyeye Imana, abandi bajya gusenga bati tugenda nahaze rya jambo twari turi kumwe turi kuganira, kuba ati giye bitwaye iki se kuba najya gusenga, kandi biyirije ubusa, genda senga ntariye, kuko Imana mutinya ntacyo bitwaye, ndasenga ariko ntanirire. Imana yaje kudupangira amasengesho y'iminsi 7, iratubwira ngo musenge kuko ndashaka gukura ikizira muri mwe, kuko uwo muntu yari yarayinaniye rwose. Dupanga amasengesho y'iminsi 7, tugeze ku munsi wa 4 arongera aribeta ajya kurya. Aje Imana iravuga ngo mwegeranye kuko ngiye gukura umwanda muri mwe. Tugeze ku munsi wa 6 turasenga, Imana iratubwira ngo hasigaye amasaha make nkakoropa. Imana ishimwe. Amen. Tugeze ku munsi wa 7 twese twabaye imirambo, twahwereye nk'abantu bamaze amasengesho y'iminsi 7. Nta muntu wanywaga amazi, nta waryaga bombo, mbese twari twemeje gusenga. Ariko tukabona afite imbaraga, tukayoberwa ahazikura, naho n'imbaraga z'ibiryo. Afite imbaraga z'ibiryo. Umunsi wa 7 dore uko byagenze rero, kuko ariwe wari ufite akabaraga. Imana yaratubwiye ngo nimutere agakorasi. Yari umukaraza mwiza, yarazi kuvuza ingoma. Ubwo duteye agakorasi twebwe turyamye twahwereye, afata imirishyo akoma ingoma. Imana iramuhagurutsa, iramubwira ngo natere ikorasi. Atera ikorasi, ateye ikorasi ayizamukiramo. Imana imukora munsi y'ibirenge, iramuzamura, imutiza power, iramuzamura. Imana ifite imbaraga. Amen. Yes. Amen. Imana iramuzamura ava ku butaka. Twari mu rusengero rudapavomye. Imana iramuzamura ntiyasubira hasi, iramuzamura muri iyo korasi, akubita umutwe kuri sharupante. Urusengero rurerure cyane, ariko arazamuka ntiyasubira hasi, akubita umutwe kuri sharupante. Yaramanutse yikubita hasi, aza yapfuye, ntiyanasambye. Imana ihita ivuga ngo ndi Uwiteka mugihe ngo yaramutinya. Ndi Imana yica kandi igakiza. Imana iravuga ngo nijye umwishe kuko yari yarananiye. Imana iravuga ngo nishe enquête, nta n'abantu bazabimenya kandi ntihagire urira, ndabizi ko mwamukundaga. Twasohotse tujya gushyingura. Urwo ni urugero rwa mbere. Imana irica. Imana irica. Rubyiruko rugenzi rwanjye mukorera Imana mutinya. Mukorera Imana mutinya, mumara iminsi y'ubusuke bwanyu mwitonda, kuko gukorera Imana neza bitanga umugisha, ariko kandi gukorera Imana nabi bitera umuvumo. Yego, murakoze cyane. Uko niko bita, uko nguko ni nako byanabaye ku witwa Rubeni. Igihe Yakobo, igihe Isiraheli yaragiye gutanga
umugisha. Yakobo amaze nako Yosefu amaze kumenya ko Isirayeli yagiye gutanga, yafashe abana be arabajyana ngo abaheshe umugisha. Nyuma yo guheshwa umugisha, Isirayeli ahamagara abana be bose ngo abahe umugisha muri rusange. Agiye kubahesha umugisha ahera ku mfura ye yitwa Rubeni, amubwira amagambo akomeye. Aramubwira ngo Rubeni mwana wanjye, uri imfura yanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwahereyeho. Aramubwira ngo warushijeho icyubahiro, urushaho gukomera, ariko uri nk'amazi adahama hamwe. Ubwo wuriye uburiri bwa so, yari yabikoze azi ko Imana itamureba. Yari yakoze ikosa, aryama ku buriri bwa se, arongora umugore azi ko Imana itareba. Ibyo turabikora Imana ikatwiwe, ariko umunsi umwe fendefe bizarangira biti. Igihe cyo guhabwa umugisha ahabwa iki? Umuvumo. Yarongoye umugore umwe mu bagore ba se. Urumva ni nka mama we. Yes. Urumva? Imana igeze kuri Simiyoni na Lewi ibabwira amagambo akomeye. Yababwira ngo uburakari bwanyu bwarwehereranwa buvumwe, kuko mugira umujinya ukabije. Mwe mwagize umujinya mugira ngo sinabizirikanye, ariko umujinya wanyu iki nicyo gihe cyo kubitura. Yavuga ngo namwe nta mugisha muhawe kuko umujinya wanyu. Ariko igeze ku muhungu mwiza nakunze, Imana ishimwe, witwa Yuda. Iramubwira ngo Yuda mwana wanjye, haleluya, iramubwira ngo ndakubona uvuye mu muhigo. Imana ishimwe. Icyo guhora uhigahiga udafatisha ukora ntibigoye, uvuye mu muhigo. Iramubwira ngo urazamutse mwana wanjye. Imana iramubwira ngo Yuda ameze nk'icyana cy'intare. Haleluya. Iramubwira ngo ndakubona Yuda, ngo bene so bazagukorera, bazagupfukamira bikugira. Niwekita Abel, sirukuye bepefone mavuta niwekita so wale popita sefarmera mavuta. Imana ishimwe. Haleluya. Kristo ahimba. Haleluya. Ndakira mubwire ngo mwubaha Imana, ifite ibihembo by'abantu bitwaye neza. Haleluya. Mukwera Imana mutinya, imbere aha tuzashikira amakado Imana yateguye. Imana ishimwe. Haleluya. Ndakira ngo twitware neza muri uyu murimo. Muri urugendo harimo ubunyerere. Iyo urenze ubunyerere gato uhabwa ibihembo byiza, usingira Imana nziza y'Imana. Ndafashijwe. Yuda Imana amubwiye ngo bene so bazagukorera, bazaza bakwikubite imbere, umeze nk'icana cy'intare. Ngo ndakubona uvuye mu muhigo ugeze mu buzima bwiza. Amena. Rero mukwera Imana mutinya, rubyiruko rugenzi rwanjye, abakobwa, abasore, mukwera Imana muvuga ko mutekereza ko imbere hari ibihembo, kuko umurimo wose uzajyanwa mu manza. Ari ryo jambo twasomye bwa mbere. Kuko umurimo wose umuntu akora uzajyanwa mu rubanza, gupimwa uko wakozwe, ari ibyiza cyangwa se ibibi. Nabagira inama yo gutandukanya ibyiza n'ibibi, tugahitamo inzira nziza, tugakizwa, tugasenga, tugahagarara mu mwanya Imana iduhagaritsemo, tugakomeza ibihe byiza byo gusenga. Murakoze cyane. Imana Yesu agumugisha. Yesu agumugisha. Amen. Muraza kumbabarira nasempera inyuma ya kamera kubera tuntu ndi gukora twandebaga, ariko ndacyagukurikira. Bakunzi bacu ba Cyanura Bigerezo TV, murabona ko twagize umugisha kubona n'umutumirwa mwiza, kandi n'abandi bazaho n'abatumirwa beza, ariko flugence ndifuza ko uzagaruka kudusura. Ufite ibintu byinshi kandi byiza, ufite ubuhamya, ufite ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhanuzi. Tugushimire. Birashoboka ko abadukurikiye impande enye z'isi, bari mu migabane itandukanye, Australia, Amerika, Aziya na Oceania, Afurika, bashobora gukenera kwati umusore cyangwa se umukozi w'Imana. Reka tumusabe adusengere. Buriya nta muntu wigira. Tukimara kumvira ijambo rivuga ngo bitwayiki, uno mudayimoni wazamukiye isi, ku buryo isi yose abenshi yaramaze kubafata, umuntu akakora ibyaha, ariko tumenye ko hari ikintu bita urubanza. Urwo rubanza rero ushobora gufasha umuntu ukavuga ati ni gute nakizwa uru rubanza, ni gute? Abantu benshi, hari abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni byiza rero ko tunabwira abantu ibijyanye n'iyobokamana, abantu bagakizwa bakamenya icyo Imana bashaka. Urakoze.
kugira ngo utange nimero zawe nimba byashoboka mutwemereye. Murakoze cyane, murakoze cyane. Nimero zanjye ni 0785501082. Reka nzisubiremo, 0785501082. Izo mushobora kuzimpamagaraho cyangwa se mukazinyandikira kuri WhatsApp. Zo hose ndazikoresha. Asante sana. tugushimire kandi Imana iguhe umugisha. Tuzasubira, habwa umugisha n'Uwiteka. Amen.